ndashimira Imana. Profete yaransengeye arambwira ati nakire gukira. Ndavuga ati aha nibyo abantu ubundi ndabimenyereye bahora babimbwira. Ndavuga ati Mana unyijije kampe kubyizera. Aho ndashimira Imana nageraga mu ishuri nkahaguruka nkagenda. Nkagera mu ishuri sinige nkumva ijwi rimbwira ati sohoka ntuzarirangiza ati n'ubundi ntacyo uri gukora. Ako ndashimira Imana ko nsigaye nicara nkiga. Ari ubwenge bw'uyu mwana wa mudayimoni we nta bubasha umufiteho. Ndagutegeka ba urinde wowe urinde. Ushaka iki kuri uyu mwana? Ushaka iki? Sina ya Yesu ukomera Imana amashimwe. Urakoze Mana kumurekera abohotse. Uyu mwana mama azakomera. Niyo mpamvu Satana mugwanya. Kuva uyu munsi ntibizagaruka ukundi. Mbega twakomera Imana amashyi kubera uyu mwana. Haguruka ngwino mpobere. Mbega yo mashyi tuyakomera Imana mu izina rya Yesu Kristo. Tera haleluya. Mama warihe? Wirira mama ngwino. Tuza Yesu yamubohoye. Haleluya. 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 Mama uranezerewe? Aticha kuvuga biramunaniye. Akira umwana wawe muhobere. Yesu aramukijije burundu. Deka yo mashyi tuyakomera Imana mu izina rya Yesu. Tuvugiriza Imana impundu tuyikomera amashyi menshi. Rera soleba la bari. Tira zamani emeva. Ngicazaho. Nigaga nimba ari icyumweru nigagamo kabiri nkarwara. Ako ndashimira Imana kuva twatangira igihembwe cya kabiri sindarwara n'umunsi wa rimwe. Haleluya. Haleluya yemwe. Nanjye magaza handi umubyeyi uriya mwana. Ndashima Imana. Ibyo nashima Imana ni byinshi. Njyewe nahuye n'ibibazo byinshi ariko reka nshagagure vuba igihe kirageze. Uriya mwana yafashwe mu kwa mbere ku itariki 29 afatirwa ku ishuri nibwo ari yimukiye muri secondaire mu wa mbere. Afatwa n'ibintu bimukubita hasi akavuga nk'igisimba. Umwana ndiruka no mu bavuzi nagiyeyo ariko birancanga biranyobera. Umwana usengera hano ni wanyoboye hano. Masengeye ni ubu n'ubwa gatanu nje. Uriya namubwirane tujye gusenga kanga. Namubwirane byuka hari ahantu nabonye tugende gusenga bazagusengera ukira kiyangira. Ku cyumweru cyashize ndamubwirane nutaza ngo tujye gusenga nta kintu uzongera kunyaka nk'umubyeyi wawe. Namuzanye mukurura mbwira Imana numva rero Mana ndwanaho urugamba n'urwawe. Kubugendana niwe ndwanaho ngereze umwana ku rusengero. Ubwo naraje ageze hariya yikubise hasi abari barabira bizi. Umpera Imana icyubahiro ni icyayo. Umutware wanjye ni umushoferi igeze gukora impanuka irakomera. Mugenzi warataha yari umusore ukiri muto hari amarira ateye ubwoba. Ako muri iyi saha ndi kumva nezerewe. Niba mwankubitiramo igisirima nkakubita Satana akamwara. Nukuri Imana yarakoze ko yarandinze kuba umupfakazi nyiri muto. Nukuri Yesu warakoze Mana. Umunezero mfite nuko nyihagararanye nuko. Haleluya. Ni muri Yesu ayizibera. Ni muri Yesu
waturutse papa tena haleluya Haleluya. waje uvuye Ruhango Naje mvuye mu Ruhango. nonaha Yego. ubwo wari wunamye hari uri murandika Yego. Imana irambwiye ngo ibibazo wazanye Yesu arabirangije Yego, Yesu ashimwe. papa warababaye kuva mu bwana bwawe mu buryo butoroshe Niko bimeze. Imana irambwiye ngo hari indwara Satani yahagurukije ayishyira ku mubiri wawe idasobanutse Yego. Imana irambwiye ngo none hari indwara ya prostate ufite mu mubiri wawe urayifite Niko bimeze. urayifite Ndayifite. uyimaranye igihe kingana gute Imyaka 3. none Yesu ashimwe. kabiri ibintu byahoraga bikujya byakinduye n'uwo mugongo wawe Yego. Yego nibyo. kuva uyu munsi ntuzongera kugaruka Yesu ashimwe cyane. Yesu zamura ashimwe. icyubahiro cy'Imana Yesu ashimwe cyane. unama neza ongera uzamuke ongera uname ongera uzamuke kora muri uwo mugongo wawe uracyacyumvamo Oya ntacyo ndiri kumva. mbega twakomera Yesu amashyi Amen, amen. nonaha cya kabiri wari ufite ikibazo cy'ubukene mu rugo rwawe Yego. Imana ikwiye ubukene mu rugo wakoreye Imana wubashye Imana Inyatsi. Imana irambwiye ngo irakwibutse Amen, 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 amen. Muyimbere icyubahiro rwose. Haleluya. zamura ibiganza byawe Mana yacu tuguhaye icyubahiro hirya yawe nta yindi mana muhwanye ni wowe urambura ukuboko ntihagire uguhina ni wowe uvuga ijambo ntihagire urivuguruza ni wowe utabara umuntu ntihagire ugusubiza inyuma twakubonye mu bihe bikomeye ababyeyi bakubonye ku iseta abagabo bakubonye bavuga ngo baramwaye dushingiye aho wadukuye tukuramburiye amaboko nta wundi wari kuturengera iyo utabigiramo uruhare nta wundi wari kudutabara iyo udahagarara mu ruhande rwacu ubwo ababisha bari baduhagurukiye nta gaciro twari dufite niyo mpamvu tukuramburiye amaboko niyo mpamvu iteraniro ryose tukuramburiye amaboko niyo mpamvu tuvuze ngo uruwera niyo mpamvu tuvuze ngo urera urera Mana urera dufatanyije n'ibizima n'abamarayika kuvuga ngo urera uyu mugoroba utwiyereke uyu mugoroba tubone mu maso hawe haleluya hombeka amaso yawe aho ngaho wicaye hombeka amaso yawe liya mama setele bosi ya mabrigari ya vari ihana ibyaha wakoze kuva mu bwana bwawe kugeza n'uyu munsi zamura ibiganza ubwira Imana ngo ibi narabikoze warasambanye warikinishije wagiye mu bapfumu wakoze byinshi byangwa n'amaso y'Imana wagiye mu kabari waratukanye wavuze Imana nabi watutse umwuka w'Uwiteka ihana ibyaha byawe muri uyu mugoroba ubwira Imana ngo mbabarira bwira Imana ikubabarira ubusambanyi bwira Imana ikubabarire kwikinisha bwira Imana ikubabarire kujya mu bapfumu bwira Imana ikubabarire inzangano bwira Imana ikubabarire amoko mu mutima bwira Imana ikubabarire akagamane bwira Imana ibyaha wakoze aho abantu batakubonye mwuka wera yari kumwe nawe bw'Imana muri uyu mugoroba mbere yuko ngusengera nkaguhanurira Imana ikeneye kubanza kwihana Imana ikeneye kubwira Imana ukuri yibwiza ukuri uyibwire ngo nagiye mu bapfumu uyibwire ngo narikinishije uyibwire ngo narasambanye uyibwire ngo nacitse intege uyibwire ngo mbabarira uyu mugoroba Yesu akeneye ko wihana yarangiza akagutabara ihana ibyaha byawe ihana ubusambanyi bwawe mu ijuru hazajya amabera muririmbyi yaravuze ngo sinshaka gukeza abami babiri nta gukeza abami babiri haranira kwambara umwenda wera haranira kubwiza Imana ukuri bwira Imana ubusambanyi bwawe bwira Imana ibyaha wakoze ntabwo Yesu yagutabarana n'ubusambanyi ntabwo Yesu yagutabarana no kujya mu bapfumu ntabwo Yesu yagutabarana no gukora ibyangwa n'amaso ye arakomanga ku mutima wawe reya mama sete
Imana ukuri. Witegereza ko profete banza kukurondora. Amatelefone yose araho muze kuyafunga. Bwiza Imana ukuri ibyaha byawe. Rema materebo. Ria mama teta la sataibor. Rema riagari ya sete ya mashete ya. Bwira Imana ukuri yibwiza ukuri. Bwira Imana ngo ibi narabikoze. Bwira Imana ngo narasambanye. Bwira Imana ngo nagiye mu bapfumu. Bwiza Imana ukuri. Mu mutima wawe n'ijwi ryawe rituje. Mukobwa bagukorakora mu mabere wirirwa muri geto z'abasore. Hanyuma warangiza ngo Imana impa umugabo, ntabwo Imana yaguha umugabo kuko wamaze kuba umugore kera. Bwira Imana ngo ndatsinzwe, Imana ndagukeneye mu maso hawe. Uko wasirimba kose uri umunyabyaha mu ijuru ntibakubona ushimisha abantu, ariko ijuru ntirikuza. Uko navuga ubutumwa kose, uko nakora ibitangaza kose, ntakiranuka mu ijuru ntabwo baba banza. Bwiza Imana ukuri uyibwire ngo Mana muri iki gitaramo cy'amasengesho ni wowe nkeneye. Ubwire Imana ngo ni wowe nkeneye. Ubwire Imana ngo ni wowe nkeneye. Witegereza wireba amaso y'abantu. Njyewe profete ntacyo nakumarira, abasumba bari muri iki gitaramo ntacyo bakumarira, ariko Yesu arimo arakomanga ku mutima wawe. Ria mama kata ya mama sata. Mana nyiribihe we, keneye buri muntu wese azamura ijwi rye. Zamura ijwi ryawe usaba Imana imbabazi. Zamura ijwi ryawe usaba Imana imbabazi.